Yes, ibihe byiza kuri mwe mwese mukunda kandi mugakurikira ibiganiro byacu umunsi ku munsi. Nizere ko mumeze neza cyane kandi mushima Imana. Nizere ko muri amahoro, nizere ko ibintu byose ari umutekano. Aha rero mbangize gutya nkavuga nti reka nsuhuze abakunzi bose b'Imena TV show. Nizere ko muri amahoro. Iyi rero ni Imena TV show. Nge nitwa MC Imena Gitero Moses. Narababwiye ngo ibintu byose bigira impamvu, ibintu byose bigira intangiriro bikagira n'iherezo. Nibereye rero ahantu bita muri Biz Foundation School. Ushobora kumva ndimo mvuga ngo Biz Foundation School ni iki, ukibaza ibyo ari byo. Biz Foundation School rero ni ishuri ryiza, ni ishuri rigezweho, ni ishuri riherereye mu karere ka Gasabo, mu murenge wa Kinyinya, mu kagari ka Kagugu, mu mudugudu wa Giheka. Ni ishuri rero ryiza cyane, ni ishuri rigufitiye porogaramu zitandukanye, rifite icyo dukunda kwita Cambridge, ni porogaramu muri international. Niba ushaka ko umwana wawe yiga ahantu heza, akiga ahantu hatekanye, akiga ahantu hari indangagaciro na kirazira by'umuco nyarwanda, ariko kandi akanaganirizwa ku cyo umuntu yakwita indangagaciro za gikristo, umwana wawe muzane muri Biz Foundation School, hanyuma abashe kwiga neza nta kibazo na kimwe ahuye nacyo. Bagufitiye rero porogaramu zitandukanye zirimo creche, bababyeyi baba bafite abana avuga ati ngewe akazi kanjye karambwa cyane, akazi kanjye mbona umwanya mutoya, nirirwa mu kazi, ntago nshaka kugira umuntu nsigira umwana wanjye, ngomba kumusiga ahantu nizeye. Creche rero irahari, icyo dukunda kwita irerero ry'abana batoya. Hanyuma tukagira rero nasari ya mbere, ya kabiri, ya gatatu. Hanyuma tukagira na primary kuva mu wa mbere kugera mu wa gatandatu. Ni ishuri ryiza, ni ishuri rifite abarimu b'inzobere, ni ishuri rifite abarimu bari professional, ni ishuri rifite abarimu b'abahanga, ni ishuri rifite abarimu, niba ari umwarimu w'igifaransa abakivuga neza, niba ari uw'icyongereza abakivuga neza, niba ari uw'ikinyarwanda abakivuga neza, niba kandi ari n'ababandi bigisha imyitozo ngororamubiri, abo nabo baba bahari, abana baridagadura, abana bakina football, basket n'ibindi byinshi cyane. Zana rero umwana wawe kuri Biz Foundation School kugira ngo ube uri safe, ube wizeye neza bidasubirwaho ko umwana wawe afite icyo umuntu yakwita uburere bwiza, uburere bwuzuye ubuhanga. Nabona akabonye. Ku bindi bisobanuro rero ushobora guhamagara kuri 0788 31 28 21 0788 31 28 21 0788 Iyo nimero ushobora kwiyamagara cyangwa ugahamagara 0782 53 40 97 cyangwa ukatwandikira kuri email bbfc.school 2021@gmail.com cyangwa ugasura website yacu www.bbfcspace.org.
aho hose ushobora kugenda ubonaho abagufasha kugira ngo ibintu birusheho kugenda neza. Hanyuma rero narinje hano kugira ngo twiganirire gake gakeya. Urabizi ko nababwiye ngo igihe nzambonera akanya nzajya nza tuganire, ariko tuganire ibintu bifite umumaro, ibintu bishobora kugira aho bikura umuntu bikagira n'aho bimugeza. Ubushize hari ikintu twaganiriye, nababwiye ko tuzatwibanda cyane ku kintu kijyanye n'ingo. Uyu munsi rero tugiye kuganira ku bantu babana ariko bose ari amasasu. Iyo mvuze ngo abantu babana ariko bose ari amasasu mba nshatse kuvuga iki? Hari igihe umugabo abana n'umugore ariko muri bose nta n'umwe ufite guca bugufi. Umugore akaba ari urwo hejuru, umugabo nawe ari urwo hejuru. Dono turaza kwibaza twumve ngo ese igihe umugabo ari urwo hejuru n'umugore akaba ari urwo hejuru, uru rugo ruzarama? Bivuga ngo ubundi kugira ngo urugo rushoboke cyangwa kugira ngo urugo rumare igihe, kugira ngo urugo rubeho, habanje za process zose ntari buze gusubiramo, za zindi abantu barambagizanyije, byagenze gutya na gutya, byagenze gutya na gutya. Noneho ndagira ngo uyu munsi tuganire cyane ku kintu kijyanye n'icyo umuntu yakwita nyine iyo umuntu avuze kuganduka. Bivuga ngo umugore n'umugabo byanze bikunze kugira ngo babane bagomba kuba baziranye. Umugore akaba azi umugore n'umugore akaba azi umugabo, akaba atari ukuvuga ngo ni ukubana gusa kubera wenda umwe hari icyo ashuguritse undi. Erega hari igihe abantu babana ari imibare, bya bindi bita ngo kubarana. Njyewe ndabana na Imena Gitero kubera ko afite ibi n'ibi, ndabana n'uyu kubera ko afite ibi n'ibi. Ari agastori nigeze kumva, umugore n'umugabo bigeze gusezerana ivangamutungo risesuye. Noneho umugabo akaba yari umuntu ufite ibintu, afite imodoka ajya kurangura, afite iduka riremereye rikomeye, ari umuntu ukomeye. Noneho arangije afata umwanzuro, ndaje gatoya dufate ifoto, sibyo? Cyangwa muyifate mu nyoherereze, sibyo? Inde wayifashe ifoto? Oya, njye nashaka kubafata ifoto. Mwe muretse kugenda nze mbafate ifoto imwe. Noneho umugore ashakana n'umugabo, amaze gushakana n'umugabo akora ikosa. Oya, ndaje mbafotore. Ndaje mbafotore. Amaze gukora ikosa, n'abantu tugiye gufatanya, ndagira ngo mbafate ifoto, sibyo? Mumbabare mbanze mbafate ifoto mite ngaruka, sibyo? Kugira ngo nyine mbabohore bagende, noneho nze mbaganirize neza kuri iyi story y'uyu muntu, ko ni story nshaka ko tuganira tuyipoze, none namwe mumbwire uko mubyumva kandi ntimukandyarye, ujye mumbwiza ukuri, tubwizanye ukuri. Imena TV show nigishaka ikiganiro cyekerebwa n'umuntu umwe cyangwa babiri, ariko byibura abo bantu nyine baba ari abantu bahoraho. Ikindi nzamfata ama live kenshi, niba uri kuri live please jya umfasha ugire gute, umenyeshe nyine umbwira uti ndi kuri live, nyine wandike comment, nyine biramfasha, sibyo? Ndaje rero tuganire kuri iki kintu cy'abantu babana nta muntu n'umwe ushaka gucira undi bugufi. Nano turebe ese bishobora gutuma urugo rusenyuka. Niba wowe ufite karande z'iwanyu, ukaba ufite imijinya y'iwanyu, ukaba ufite nanjye nkaba mfite, kugira ngo urwo rugo rwacu rubeho nyine hakorwa iki? Hakorwa iki?
kandi mujye mu ma comment mumbwire ndaje.